neza n'amahoro y'Imana kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho umunsi ku wundi, kanizere ko aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'u Rwanda no hanze yarwo mwese mumeze neza cyane. Utameze neza tumubwira ati hangane, turakwifuriza ko Imana yakwivanga mu byawe nawe ukamera neza, mwese tukajya tubana mumeze neza cyane. Tugeze mu mwanya rero tugenda tubarebera ibibabyiro bivugwa mu bitangazamakuru, mu mbuga nkoranyambaga ndetse niba birimo kugenda bibera hirya no hino aho dutuye. Dukomeje kugenda tubana abandi umuhungu wanyu Mr. Habu Big Boy Big Mind Joke, ndabakunda cyane rero kandi mbahaye ikaze kugira ngo tubane mu makuru nabateguriye muri aka kanya. Amakuru yo muri aka kanya rero tugiye kureba ibirimo kuvugwa mu karere ka Nyanza, aho mbona abanyeshuri bagera kuri 16 baje kuba bakwirukanirwa rimwe burundu. Muri aba 16 rero akaba ari abanyeshuri bari barimo kwitegura gukora ikizamini cya leta ejo bundi. Muri aba 16 harimo 15 bemerewe kuzakora ikizamini, ariko noneho batagarutse mu kigo ngo bigane n'abandi cyangwa baze kuhakorera etide subiramo amasomo bari mu kigo. Hakabamo n'umwe utemerewe no kuzakora icyo kizamini kubwo gukabya ku makosa birukaniwe. Reka tubasomere inkuru rero mwiyumvire ukuntu hari ukuntu twikoraho situmenye yuko hanze ahangaha kuhaba bisaba guca bugufiya, bisaba kumva amabwiriza tuba duhabwa kugira ngo izi nkuru tuzikora kugira ngo natwe zijye ziduha isomo. Nawe nuyisomo uri umunyeshuri wumve ko ugomba gukureka amakosa utitaye ngo ugeze mu mwaka wa 6 ukabanza ugasoza, kandi nta nubwo ari ukubanza gusoza ahubwo ukamenya yuko hanze ahangaha kuhaba bisaba guca bugufiya ndetse ukanagendera ku mategeko aba yaragenwe n'agacurimo cyangwa se n'ibyo urimo. Aba banyeshuri rero birukanwe nyuma yuko hari abandi banyeshuri batari bake bagiye birukanwa mu byiciro bitandukanye mu myaka itandukanye. Tugiye gusoma inkuru uko yanditswe, hanyuma mwiyumvire birukanwe mbere n'abirukanwe uyu munsi, wumve yuko iki kigo rwose ndabona gifata imyanzuro ariko kikayifata numva harimo n'abanyeshuri ahari badashobotse. Ishuri rya St. Trinity Nyanza TSS ryigisha imyuga n'ubumenyi ngiro ryo mu murenge wa Kigoma muri aka karere ka Nyanza ryigeze guhagarika abanyeshuri mu gihe cy'ibyumweru 2. Ubu noneho ryirukanye abandi 16 burundu ku makosa arimo ubusinzi. Abanyeshuri birukanwe nyuma y'uko rero hari hashize imyaka 2 ubuyobozi bw'iri shuri ryitiriwe ubutatu butagatifu Nyanza n'ubundi bufashe icyemezo cyo kohereza mu ngo abanyeshuri 17 mu gihe cy'ibyumweru 2 kubera nabwo amakosa bari bakoze. Muri Gicurasi 2023 nabwo iri shuri ryari ryahagaritse abo banyeshuri bigaga mu mwaka wa 6 ribohereza mu miryango yabo nyuma y'uko hakozwe umukwabo wo gushakisha abanyeshuri bafite ibikoresho bitemewe birimo imyambaro itari y'ishuri. Bamwe muri bo bemera kuyitanga, hakaba n'abandi rero binangiye gutanga iyo myenda bityo baroherezwa. Amakuru kandi akomeza avuga ko noneho kuri iyi nshuro ubuyobozi bw'iri shuri bwirukaniye rimwe abanyeshuri 16 bigaga mu mwaka wa 6, aho bashinjwa kugaragaza imyitwarire idahwitse. Muri aba birukanwe harimo abanyeshuri 10 b'abahungu ndetse n'abakobwa 6 biteguraga gukora ikizamini cya leta. Kwirukana aba banyeshuri byemejwe n'ubuyobozi bw'iri shuri. Umuyobozi w'ishuri ari we Jerome Biteziyaremye yabwiye ikinyamakuru cyangwa se itangazamakuru ko aya makuru ariyo aba banyeshuri birukanwe umunsi umwe. Hakaba harimo abanyeshuri bangahe 15 bemerewe gukora ikizamini cya leta. Uyu muyobozi avuga ko aba banyeshuri bakomeje kurangwa n'imyitwarire mibi irimo gutoroka ishuri bakajya mu isantere bakanywa inzoga, bagasubira mu kigo nabwo buriye ikigo batanyuze no mu irembo basi.
yakomeje avuga ko aba banyeshuri bagiriwe inama inshuro nyinshi ariko bagakomeza kwinangira, bikageraho ubuyobozi bw'iri shuri bufata icyemezo cyo kubirukana burundu kuko bari baranze kureka iyi myitwarire idahwitse bakomeza kugenda bagaragaza muri iki kigo cy'ishuri. Muri 16 nk'uko twabibabwiye birukanwe burundu, harimo 15 bemerewe kuzajya gukora ikizamini cya leta ariko badashobora kuza gukorera etide cyangwa gusubiramo amasomo muri icyo kigo. Hakaba n'undi umwe utemerewe na gatoya kuko yagaragaje imyitwarire mibi agera n'aho ashaka kujya arwana na mwarimu. Amakuru twabonye avuga yuko uyu nguyu umwe we ashatse no gutegera mwarimu mu nzira ngo amuhondagure, uyu mwarimu yiyambaza abadaso aba ari bo bamutabara. Icyemezo cyo kwirukana aba banyeshuri rero kandi cyanamenyeshejwe ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza nk'uko byatangajwe na Nadine Kayitesi, umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyanza ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Wavuze ko ubuyobozi bw'iri shuri bwavuze ko bwirukanye bariya banyeshuri kubera imyitwarire itanoze irimo gutoroka ikigo mu masaha y'ijoro bakajya kunywa inzoga mu isantere. No muri Werurwe rero umwaka ushize 2024 ubuyobozi bw'iri shuri bwari bwafashe icyemezo cyo kwirukana burundu abanyeshuri 8 nabo bigaga mu mwaka wa nyuma, bubashinja gutegura imyigaragambyo mu kigo. Ayo nguko byabaye ku banyeshuri 16 bari mu mwaka wa nyuma barimo kwitegura ikizamini cya leta. Ubundi akenshi usanga abanyeshuri bageze mu mwaka wa 6 bamwe babandi uba ubona biga bitabafasheho, bumva nta n'icyo bibabwiye, bashaka kwigira ibyigenge kandi ntibamenye yuko hanze aha ngaha nta kwigira icyigenge, nta muntu uhafite ingufu, nta n'uhafite icy'ubwenge bwinshi, ahubwo biba byiza iyo usoje ibyo urimo neza ukigendera amahoro kuko n'ubutaha ushobora kuzakenera aho wari urimo gukora ibyo wakoraga cyangwa se aho wigaga ukabakenera. Biba byiza rero iyo ugiye amahoro kugira ngo nunabakenera bazamenye yuko mwabanye neza, bagufashe ibyo bakeneweho byihuse. Ngayo nguko mwumvishe yuko mu myaka igiye itandukanye bagiye birukana abanyeshuri batandukanye, nabo babaga bari mu mwaka wa nyuma wa 6 bitegura ikizamini bikarangira bigaragaje ukuntu bakagenda birukanwa. Ngayo nguko rero inkuru nk'izi ngizi zijye ziduha amasomo, natwe twakitwaye gutya turi hirya no hino twumve ko hanze aha ngaha nubwo twitwara uko tubonye ariko hari n'abantu bagomba kudufatira ibyemezo bishobora no kuba byatugiraho ingaruka cyangwa bikanatubabaza. Urumva nk'ubu utemerewe no gukora ikizamini igihe cyose kibaye ipfabusa, ari we ngo yihaye igabo ryo gutega mwarimu mu nzira ngo amuhondagure, ngo yihaye igabo ryo gushaka kumena telefone ya mwarimu. Urumva ibintu nk'ibyo ngibyo rero byangije ejo heza hawe, ni ibintu by'ubugoryi.